ndacyabura byinshi. Keneye kwifunga. Bazi ushaka njye nkuheka, njye nkwikorera. Ushaka njye mbikora gute? Duhendura n'umwenda. Ibyo ndabyumva. Nose ubwo njye amatuza naye kujya ngo njye nkwikorera. Niko hata tugeze mu buriri bwakunanira nabivuga ngo. Nusubiza ute wazangerageje se Yabona bose. utagenda busuzugura sinzi impamvu. Mbaye n'akantu gato. Nese bro, nawe uyu mukobwa agukatiye ku buryo mutazongera no guhuza. Ngire naje hano kugira ngo nyine nongere mbahuze urukundo rwanyu ruzamuke. Agukatiye burundu wabyakira gute? Angatiye burundu. Ahubwo we wamubaza. Kamera ibyo bintu biri gupostinga bya buri munsi ngo menya ngo kanaka. Ngo wambonye ibintu. Urankunda cyangwa ntabwo nkunda? Mbangufera. Ubu mbeshye. Kubeshye. Cyakora ndabishimye kubwije ukuri. Ese mwaje gupfa iki kigeraho mushwana kugeza kuri uru rwego nyine? Nimwe bantu narenze ko mukundana. Ushaka gusanga narigize Katarina cyangwa se nigeze Katarina se cyangwa niwe wigeze Katarina. Ushaka nkongera inkoko? Ahubwo man siki umutipe nkundira inkoko man ndabibonye. Uyu mutipe namubonye nkundira inkoko. Nta rukundo ufite pe. Mwese udakunda umuntu kugura gafirite ubundi umuntu arakujyajya. Ubundi inkoko umuntu nkayibonera kugiye. Harabimbwiye ko nta rukundo mugira ndabihakana. Dogwero uyu munsi niwumva yuko ushaka ko dusangira nzagutekera amateke nge niko nabaye. Bivuze ngo muri make ushaka kumubabaza cyane. Nese uramubabaza we yigeza kubabaza. Umva urwego bigezeho. Narenze Katari kakajya. Icyo nicyo kintu wumva yakubabajeho. Icyambere cyo ntago yakwiciye ubuzima birenze ngo nari rimwe se yigeza nama umuginga man. Aho amagambo ngo nani tuza mfite bro. Ahubwo ndumva uyu musore akakwihoreye none uri kumubabaza birenze. Ari bwababare. Bivuze ngo uracyakora. Ndababara no barakomeje. Nzababa ibintu ushaka kubigeza ku rundi rwego. Man ngere reka nkubwize ukuri. Ngiye umukobwa nakomeza kunyinisha nzamufata ku ngufu. Ndagusuhuje wowe uduteza amatwi cyangwa se udukurikiranye hano ku Karabyo TV nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko mubibona murabona ko turi kumwe n'abajeni bameze neza. Mumeze mute? Urebye tumeze neza. Ibintu ni fresh. Ndabona mwaje muri babiri. Umusista se amazina ye yakivugira amazina ye. Nitwa Ange umeze neza? Meze neza. Ndabona ukeye kabisa. Uwo musore ni iki cyawe se? Ni inshuti yanjye cyangwa bro meze neza? Ntabwo ndishiriwe manye. Kandi ari kuvuga ngo urishiriwe? Arabeshya ngewe umukobwa yarankatiye mwana. Ngewe mba mbibona rega mwana. Uyu mukobwa ngewe ikintu dupfa ni kimwe. Abyemera turi mu bana ariko iyo turi babiri ntago abyemera ko mukundana. Mani sinzi ukuntu ababifata. Kandi ari we ubihakanye abyemeye ko mukundana. Ahubwo ngewe reka mbanze mwibariza kandi. Niko kunacyo wamburanye ni gute tuvugana ibintu ukabihindura umunsi ku wundi? Mpindura ibihe? Reba ejo bundi nakuguriye amayoga urumva ngo ugiye kunama urangije urankatira. Ejo bundi nkuguriye icupa ngo ugiye kunama urankwepa. Ibyo bintu bikorera iki? None se ibintu ndi kumva ngo bijyanye no kuba yarakugiriye amayoga ibyo bintu mwari mwabyumvikanyeho ugiye kumusohokana? Ngiye twabivuganye. Twarabivuganye. Nene navuye mu rugo namuhaye time. Nyagera yego sanga nyiteguye. Arambwira ngo ikintu cya mbere ashaka kunywa. Yego ashaka kubanza kunywa inzoga nyine. Mugura icupa rya mbere rirashira turi kuganira. Yego ngura irya kabiri. Irya gatatu. Yego kabyumva nyine abatangiye kuzamo agakoni.
umukobwa amajije kujya hangova mbona atangiye gucaracara. none se tukiri aho ngaho ibintu nk'ibyo ngibyo wavuze ko mukundana ariko nyine we ntago abikugaragariza, bivuze ngo muri make ntago aguha keya nk'uko ubishaka. ntago ama keya nk'uko bikwiriye. Nese ku bwawe uba wumva keya yaguha ari nk'iyihe? Ubundi keya yagakwiriye kuma, njye ntago nakundana n'umukobwa utazama, ugomba kubanza ukama mbere. Bivuze ngo nicyo kintu umupfu. Nakizera gute ko nkuzanye uri muzima? Ngiye kugira umugore. Reka nibarize umukobwa. Nta keya ujya umuha nk'umukunzi wawe? ndayimuha gari ibyo ataranyemurira niyo mpamvu. Nyine ibyo ni ibiki bivuga hano imbere ya kamera n'abanyarwanda babyumva. None njyewe ndabizi ko nta kintu naguha, byose ndaguha. uzi impamvu se? ntabwo nakwishimiye. Ntabwo wanyishimiye? Bitewe n'iki? nta gatuza ufite, ubuse washobora ibintu wowe. Ewe urumva ko ikibazo ari icyawe? Oya basi ubugabo ntago ari ubutunzi. Rega ejo bundi nigeze kubona mwapostinze mwashwanye, kiriya gihe mwari mwapfuye iki? Mbona nyine mumeranye nabo umujinya ari wose. Ngewe dushwana buri munsi. Ibaze. Kandi nawe iyo dushwanye ntago ajya biceceka, ahita bipostinga, nicyo kibazo. ngomba kubivuga. abagira ngo nyine bigaragaze ubona badukemura ikihe kibazo. rega ngomba kuba ko nakazi ushoboye, ubusagize ukuyoberaho. Ako se basi hari na rimwe wari bwamizeho wenda ngo ubone ko nta kintu nshoboye? Tiga nigenda umuntu arabibona. Iyo ngenda ubona ko nta kintu nshoboye cyane, basi ngaho gereka kuyipostinga. Ego cyangwa rimwe sibyo uzavuga ati ndagufeka ariko uyu munsi ushaka kugira ngo ndebe niba uri umugabo. Ako kantu uzakankorera numara kumera ituza nibwo tuzabikora. urumva ko ikibazo gihari washaka ngo ube umusore ugize nyine, bivuze ngo ugomba kugana gym. Abyumva ibintu bya gym wabashaka nyine abasore nyine bafite amatuze ya danje nyine. Urumva nawe ugomba kumenya icyo gukora, ukagana gym ukareba ko wagira umubiri ugize nyine tu. Ndabona ibintu bitazoroha pe. Ntabwo bizoroha. None se bro, wowe uwo mukobwa nubwo wavuze ngo ntago mugikundana, kubwawe waramukundaga byatari? Iyo umukobwa namukundaga ku buryo namuburaga n'ibitotsi bikabura. Bivuze ngo n'akantu k'urukundo karacyarimo nubwo uba wirengagije. Oya karimo gake. Ni gake. Rero ako gake kaba kari gutera bitazatuma se kaba kenshi. Kuko njye naramera ituza se n'ubyumvise mani. Kandi buri kintu kibaho. Iyo wenda sindi gushuka abandi bakundana, ariko njye nibwo buryo nkoramo ibintu byanjye. Iyo dukundana ndabanza nkakubaza ibijyanye n'iby'abakuru. Ako kanya none se ubwo uragira ngo uzi ko njyewe hari umutipe nzi yazanye umugore. Azana umugore barakundanye nta na rimwe bigeze we banahuza. Azanye umugore kumara kumuzana cyo kurasangana ikinyabibiri. Sanza ari ikinyabibiri. Wakibaza ngo yarafite igitsina cy'abagore n'abagore n'abakobwa. Cy'abakobwa afite n'igitsina cy'abahungu. Wumve urwego rwayo ibyo bintu byari biriho. Urumva byari biri ku rwego runini cyangwa se urwego ruteye ubwoba, kuko ibyo bintu ntago njya nizera ko bibaho. Byanabayeho cyane. Uyu nguyu nawe ashobora kuba amakuru afite. Amakuru nayifiteho kuri ibyo bintu ntabyo. Niyo mpamvu mbwira ko nta matuza mfite. Nese reka nibarize uwo mukobwa, ku bwawe uba wumva ko umutipe muzajya mu rukundo rwanya azaba ameze gute? Wa mutipe ufite ibituza twatezanya mu borero usa nk'uyu. Nese basi wowe tuvuge ko uri umugore munini cyane. Hari n'ibindi uzagenderaho? N'andi mategeko nzagenderaho. Nagukunda umusore wawe ufite nk'amafaranga, umusore wifunga byatari byangwe birenze. Umusore ufite ituza afite n'amafaranga. Uwo niwe muzajya mu rukundo. Wamwumvise ngaba yanariye yahaze. Ubwo ngiye icyo nzira nuko nafite ibyo kurya kugira ngo nzane ituza.
urumva weho uracyabura byinshi bro. byinshi ubura. ndacyabura byinshi. Ukeneye kwifunga basi ushaka njye nkuheka njye nkwikorera, ushaka njye mbikora gutya. Gihindura n'umwenda. ibyo ndabyumva. nose ubwo njye amatuza nayo kugira ngo njye nkwikorera. Niko hasi tugeze mu buriri bwakunanira nabivuga ngo nusubiza ute wazangerageje se yabona rwose. utagenda busuzugura sinzi impamvu. mbaye n'akantu gato. none se bro nawe uyu mukobwa agukatiye ku buryo mutazongera no guhuza. Ngere naje hano kugira ngo nyine nongere mbahuze urukundo rwanyu ruzamuke. Agukatiye burundu wabyakira gute? Angatiye burundu ahubwo we wamubaza kuko ubu njyewe niyakiyemo gake. hari utuntu tumwe njya mbona dutuma hari ibyo ngabanya ku rukundo namukundaga, ahubwo we abyumva ute. Nyine urugero umubonye ari kumwe n'undi mutipe wenda bari gusomana, muri wowe urumva wabyakira gute? se narenza iki iki tumvishe ni iki? yaba ari gusomana n'abatipe bafite amatuza. nta kintu warenzaho. yaba ari gusomana n'abatipe bafite amatuza bro. bivuze ngo nta kintu byakubwira. byambabaza gusa ariko sinaza no kumubaza ngo kuki ubikoze, kuko igisubizo cyaba ari ukumbwira ngo nta tuza ufite, nasomye bafite amatuza. bivuze ngo rero njya numva ngo iyo ufite umukunzi mukundana bya nyabyo ngo uramufuhira. nyine iyo ufite umukobwa ukunda kuko umuntu amukunda bya nyabyo uba ugomba kumufuhira, ariko bivuze ngo rero kubera utamufuhira bivuze ngo uramubeshya. oya ntago mubeshya, ntago nkubeshya mani, ahubwo urambeshya. ngeze ukuri impamvu nuko natagukunda. turi imbere ya kamera, ibyo bintu biri gupostinga bya buri munsi ngo umenya ngo kanaka kanaka ngo wambonye ibi n'ibi. urankunda cyangwa ntago nkunda? mba nkusera. ubu mbeshya kubeshya cyakora ndabishimye kubwije ukuri. ese mwaje gupfa iki kigeraho mushwana kugeza kuri uru rwego nyine? nimwe bantu nari nzi ko mukundana. ushobora gusanga narigeze Katarina cyangwa se nigeze Katarina se cyangwa niwe wigeze Katarina. reka twagiye tubona posite zanyu zigiye zitandukanye muri kwinjoyinga bigiye bitandukanye nyine tukababona tukabona ibintu byanyu ni byiza, ariko twatangajwe n'ukuntu mwaje kumera gutyo nyine ewa tubona n'ibisanzwe. ariko byose ni uyu mwanya, byose ni uyu uyu aravuga ngo niwe wabiteye ngo nta mafaranga ugira n'iki, nawe ngo ni uyu. basi reka nkubaze, niba nta mafaranga ngira, inzoga mba nakuguriye, amafiriti uba wariye, amakoko uba wamiraguye, mba aba yavuye mbwira. sasa uba wabyibye nabyo. nyumvire mani azi ko uba wabyibye. tujyana kwibaza. barabimbwiye. bakubwiye ko mba nabyiye. urumva nguzize no kuba wakuvugaho ngo uriba. noneho abana bivuga se kukagira ngo ari siriyasi mani. ariko ari no kukureba akana ko mu jisho mudamu, urukundo ruracyarimo pe, njye ndi kubibona. nta rukundo rurimo. reka izo nkoko wamagana nazo ndazishaka. ushaka nkongera inkoko? ahubwo mani siko uyu mutipe ankundira inkoko mani, ndabibonye. uyu mutipe namubonye ankundira inkoko. nta rukundo ufite pe. mwese udakunda umuntu ukugura agafirite ubundi umuntu arakuryarya, ubundi iyo nkoko umuntu nkayibonera ku gihe. harabimbwiye ko nta rukundo mugira, ndabihakana. guhera uyu munsi niwumva yuko ushaka ko dusangira nzagutekera amateke, ngo niko nabaye. mbambwiye ko mama wawe arayakunda. nyumvire azagutekera iteke suzariryo cyangwa nyumvire mani, njye reka nkubwire, uzi ko uko ubibona uyu mukobwa ngewe mani, uko ubona dukundanye ntabwo si cyane, uko ubona dukundanye nka Nuzi, dukundanye nka Nesa na Bitikira, tumeze nka Bitikira na Nesa. ibintu byanjye byose abashaka kubishyira ku mugaragaro. bigaragaze nyine. nawe nyumvira mani, ngo baramubwiye ngo mama ngakunda amateke.
ako Bakunda amateke amateke n'ibiryo n'ibijumba. bisanzwe nabirenze ngaho nkaba ndi kukugurira ino z'amafiriti n'amakoko mama ari kurya ibijumba n'amateke ariko mana yanjye abakobwa mwaratuboneranye. Kese mu rugo ubundi twirira inkoko niyo wamenyereje n'ako gafiriti. nka buri mpamvu mbwira ngo sheri ngo ndi gushaka inkoko ngo sheri ngo ngurire Umureti nyine. ese wanywaye inkoko zingahe? Baba uzaze urebe. abana mufite inkoko N'imodoka. cyo mushimira nuko uzi kwiyemera. bro urabona gukundana n'abana b'abakire kuntu bigora nawe ujye unyumvira mani ngo ndi umukene ngo n'amafaranga muguramo amakoko ngo mba nagiye kwiba ngo barabimubwiye ngo kandi mama akunda ibijumba n'iki. none se ko nashakaga kubahuza mukongera nyine mugakundana ni nk'igiki urumva ari nk'igiki uwo mukobwa yakora kugira ngo nyine umukunde? ni mukobwa ikintu yakora kugira ngo dukundane rwa rukundo rugaruke. njye si ntago nahisha abantu mvugisha ukuri kandi wambonye uranabizi tu mvugisha ukuri wambonye barabizi. ni ukuvuga ngo ngiye atarambomoza nta kintu cyongera kuvuga kandi mivugirane imbere ya kamera ibyo uzajya ipostinga ni akazi kawe ubipostinge ni akazi kabyo nta kintu nitaye nawe katabishaka ngo keretse mwabanye ubwo kandi ngashaka ngo umanze mera amatuza ku bana wowe nta kibazo. Hoya ngo dusezerane. Dusezerane ndabyemera. dusezerane ufite iki se? Mfite iki se nta modoka ngira? ufite imodoka? Ndayifite nyine. noze kari papa wawe wayikugure n'iyawe? Niyo mu rugo ariko wanyuze nka. noze ga nkubaze nitujya gusezerana nzazana ibyanjye ntabwo nzazana ibyo mu rugo nawe ugomba kuzana ibyawe bitari Kuri iki iby'iwanyu. gihe ni imiryango. wowe nukuza tugasezerana gusa nta kintu uzanye. Urazi si impamvu iwacu nuko n'umuryango wanyu batawemera nicyo kibazo. Nta kintu mugira. nta kintu tugira niyo mpamvu ariyo mpamvu urimo kumfata nka nuze nk'akajuriti. ndi ikimuga ku buryo nakora ngo bikunde. Yakunda se umuntu. Sinzi guhinga. nanjye ntabwo nzi guhinga. Wowe bakubwiye ko nzi kwiga. cyari gutabira mu rutoki rw'abandi. nkajya gupfa agaseko kugaburira amakoko kugira ngo muzongere muhuze. ese ubundi mujya guhura mukagirana ubwuzu cyangwa se urugwiro byahereye kuki? uyu mukobwa agiye iwabo cyangwa bakurikiyeho ibiceri bitewe n'uko iwabo bakize? yaba ari ibiceri nawe yakangurira izo nkoko muginga mana arabana ibiceri arabifunga ye nkajya kwirwa nihirenga nkazana nkayora shamana yanjye. rero uyu mukobwa njye buryo twahuye nyine nari nagiye iwabo kubera ko iwabo ari hafi y'ahantu twajyaga kuza kurangura gaze. mageze uyu mukobwa twahuye asohotse iwabo mu gipangu turahura duhuye yambazaga sinzi umugabo yambazaga hafi muri karitsiye ngo ntabwo duhuye azamuka. ndamubwira ati uwo muntu ntabwo mubonye njyewe naje mitira hano ntabwo nigeze mubona. arambwira ati si uturutse mubwira aho nturutse ati ndumva aho uturutse naho ndimo kukubaza bidahuye. neze mubaza se hano ni iwanyu? ati none se twahise tunaganira nyine turaganira tugira ibyo tuganiraho bikeya bitari byinshi. turibwirana tumaze kwibwirana uwo munsi turagenda nyine buri munsi nkajya nza aho ngaho akambona naje kurangura gaze kubera nyine twamaze kwibwirana aciye arampamagara arambaza se bimeze bite ni sawa. arambwira ati se ukora iki ko mbona buri gihe uza kurangura amagaze nibihe bintu urimo gutera? niwe wateye intambwe ya mbere atangira kukubaza amakuru nyine kubera ko yambonaga aho hantu buri gihe yaribajije ese amagaze uza gufata buri gihe bimeze bite. mubwira icyo nkora. umunsi wa mbere nyine nari mfite ahantu sibyo ko nagikorerayo nakoreraga nabaga ndi guteka amacapati. ubwo nyine uwo mukobwa niwe watangiye gufata iya mbere akwibariza akana kari. ariko yaje no kudusura ahageze aza kugusura aho wajyaga gukora gaze cyangwa se
bimeze gute aho namubwiye nakoreraga nyine yaje kunsura nyine ngo azajya aza kuhiyakirira we yaje kuhiyakirira ntabwo yari aje kunsura ubu nyine namubwiye ibyo nkora arambwira ati nkunda umureti n'agacapati kikaba garisanga imubwira ko ari mu gitondo yaje mu gitondo asanga hari n'igishyimbo bita ngo nawe ati mbonye umukobwa mu boss ati uriya ngomba kumufatisha noneho yaraje urabona umureti w'igihumbi we namuhaye nk'uwa 2 umukobwa arambwira ngo hano mucuruza neza kabisa nzayanza kuharira umunsi wa mbere noneho aruwaje amaze umureti w'igihumbi yagarutse bwa kabiri abona uwo mushyiriyeho ntabwo ungana n'uwo namuhaye aragasura n'uwangana avuga ati ura n'igihumbi hanyuma se kutangana n'uwanjye avuga ati ibyo byihorere wari umukiriya w'imena niko namubwiye ubwo nafataga uw'igihumbi yamaye nkahita mushyiraho uwa 2 we yaje kumvumbura amaze kuza nk'inshuro 5 akabonamo umureti mwinshi ubwo barahahuriraga arangije arambaza ese biriya bintu kubera icyo bikora naramubwiye ati impamvu igituma mbikora ko mba nakubashye icyubahiro kirenze naringize ngo wese ubimubwira ati ngiye mwiyumvamo nabimubwiye nyuma ariko kuba nyine ako kantu nagendaga mukorera mutamo ntabwo yigeze amakanira nabimubwiye rimwe gusa ahita ambwira ati nanjye narabuze ko mbikubwira ariko nungwe no kubona ubu uyu munsi ari njye warimo gufata nk'akagabo kadafite 12 ngo ubu nsigaye mpinga no mu rutoki rw'abaturage ko wumva mwabanye mu byiza kubera iki mu bibi mutabana namukurikiranaga bucega none se mu gihe bushize ntabwo ugomba gukomezanya n'umuntu reka ndetse ubwo kuri kuvuga ngo mushakane mukore ubukwe ubwo ngubwo mubanye noneho mugakina bimwe byatari wamujugunya uyu se nageraga mwumve wageraga umwumve bivuze ngo ntabwo wari ukomeje uyu se ari karyasa ari iki akora njye najyaga n'iby'iwabo cyane n'ibyo usanga ni umukozi nta mukozi kandi mwacu ntabwo bamwemera iwanyu wakira abagaga nk'abo mani njye namaze kubibona pe iyi si ikintu cyuzuyemo bivuze ngo ubu nanahemutse kuba nahamagaye umwe ku wundi mutazi ko murahahurira wahemutse wanjye niyo nza kumenya ko turi buhahurire sinari buze aho ibintu wabikoze kubera iki nuko nagupostingaga nagize ngo mbagire nyine mwiyunge ariko ubundi uwo postinga kubera iki nimba waba ushaka kunyina mani namukanya mbonye kuri Instagram yateretseho icyo post ya Dance mbangira ubibone bimbabaze nkuko uba wabiteguye bivuze ngo muri make ushaka kumubabaza cyane ndetse uramubabaza we yigeze akubabaza umva urwego bigezeho narenze katari kakajyasa icyo nicyo kintu wumva yakubabajeho icya mbere cyo ntago yakwiciye ubuzima birenze ngo na rimwe se yigeze nama umuginga mana aho amagambo ngo nani tuza mfite bro ahubwo ndumva uyu musore wakakwihoreyeho none uri kumubabaza birenze ari bwababare bivuze ngo uracyakomeye ntabwo ndababara no barakomeje nzababa ibintu ushaka kubigeza ku rundi rwego mani njye reka nkubwize ukuri njyewe umukobwa nakomeza kunyinisha nzamufata ku ngufu oya utazakora iryo kosa ndetse ko numva bashaka kumfeka ahantu hose mani urumva icyo gihe waba bijyanye mu yindi ntera ni icyaha gihanirwa ntabwo nzicuza nta nubwo bazamana kuko njyewe ikintu nzaba nkoze ni ugukuraho igisuzuguriro mani uko iyo avuze ngo wowe habe na gato igitenye ntiwagitosaho n'akantu ka dogire urumva ukuntu wansuzuguye wenda ntacyo sinagitosa basi se ubundi uranze uzi ibyo nakora uzi ibyo nagukorera duhuyeho kandi barakumbwiye se umuntu wakumbwiye ninde nta kintu ugira ntugashira abantu umuntu wakumbwiye ninde hariho bawe binyandikiye muri SMS nyigaragaze SMS zashobora gusanga ari n'iz'abatekamutwe ariko nanone ngarutse kuri uwo mukobwa bivuze ngo nawe ibintu aracyari muto ndi kunabibona ntabwo ibintu by'urukundo aramenya ngo urukundo ni iki ntabwo yarabizi umugeni rega impamvu ni ibice ntabwo arabimenya
kuko abaye azi ikintu cy'urukundo ntabwo uramwumva mani yakumvisha amabwire uyu nk'ayo mukobwa ngayo. yaratese ngo igituma ngo atamenya ibintu by'urukundo ngo ni ukubera ibiceri nuze ko We- warya ko we twanjye bivuze duke ngo, mani urumva impamvu atabimenya wagenda akurikiye amafaranga ntabwo agenda akurikiye urukundo. ibaze n'ayo afite ntabwo amunyura Eh. nako saye nayo iwawe reba umuntu ayanjye niba Ayawe. iwanyu ugenda mu modoka y'iwanyu uri kumva amafaranga yandi ushaka n'ayiki, yegura ayo mafaranga ushaka ayo nayo mafiriti izo nkoko iwanyu zibayo, ahubwo se ubaye ukunda n'umuntu n'ayo mafaranga wenda avuga ikintu ati utabona iwanyu ni izo nzoga kuko mfite duke iwanyu reka batakwemera tudusange kuzinyweraho nabwo uzinywa wihishe. Ni igiki ushaka kirusha ibyo ubona iwanyu. nagiraga ngo kano kagabo ibyako mbanze mbijye bishije nyine ndiya mpamvu ukuntu abakobwa asuzugura mwabaye babaya. akira mikoro zawe mwana Oya, Njye ntago ndakagabo. Ufate mikoro nta kibazo. ese ubu mani urumva ahangaha ntabwo ahangaha sinzi Oya, utivumbura mani uzi ko bino bintu biba biri kubonwa n'abanyarwanda Shaka mwongere mwihuze. none se ndakagabo kagabo iba kubera amafaranga afite mani uramwumva Bijyanye ko numva arakasa mutwe. kandi ngiye kuva nabona igitutsi na kimwe ndamutuka nuka njye ntabwo ndi wowe mani nuka bagufunge ndetse umfunga ego umwana wo mu bicaye nta muntu upfa kumukinisha Ariko hari ibindi bintu mupfa mudashaka kugaragariza hano. nanga akingurira inkoko niyo ngo mpamvu kubera ubukene Icyo kintu nicyo bwawe. kiri gutuma umwihoreraho bigeze gutyo. ngo nabaye n'akagabo ubu se waba utarimo kubibona ni he Ndumva yarabigejeje ku rundi rwego kabisa. ubu ndakagabo ahubwo ndaza kuba n'akagore Ntukirishye ishusho wabaye akagabo. umuntu udafite ituze asaba Nuko umugabo zarabuze bro. Kandi ni wowe ayo wayamaze. mazina araza kugaruka. amakoko wa mugani na kigabo N'amafiriti Nayigure. n'ibirayi bigize. gura inkoko twiyunge njye nkugure inkoko twiyunga Nugura inkoko ayo mazina aragaruka. iwanyu mworoye zingahe reba ndibwinjiremo ariko babyanze ba wagarukiye ku gipangu ni ukuvuga ngo naje iwanyu nibwo wateka inkoko ikibazo ni uko batakwemera nanjye sinzahajya nawe ni uko nta mukene winjira mu bipangu by'abakiremo uzavaho mukavaho mukananigira no mu mwese wereka gipangu gukora akabyizi nende mwakore se mbihende ubu ko nta muntu ngira mbiha njye gukoranya akabyizi mbihende uburyo yarunde turya inkoko ndundarunde nkuzanire upakire Yirira inkoko. ntabwo nagira isoni pe baba warandangije burundu Sha wambonye we sha umusheri wawe ndumva yumva. urumva ariko mayi aba ari no kumvugira ngo ntabwo uheruka gukoranya akabyizi ngo njye kuyarundarunda muzanire Birakaze. mani reka nkubwire guhera uyu munsi uyu mukobwa ntuzongere kumuzana Njyewe nari nagize ngo ni ibintu byoroshye. byoroshye kandi Kugira uyu ngo mukobwa nyine ni mbahuze. ijigo mani Ariko ndumva bikaze nyine yabishyize ku rundi rwego. yabisize ku rundi rwego ariko buri ibyo yikoresha ntabwo ari sawa tu Ya ndumva ibyanyu rero bikomeje kugorana birimo amayobera ntabwo mushaka kwiyunga ntimushaka gusubirana ngo mwongere mujye mu rukundo bivuze ngo ubwo mwarakatiranye burundu. wikatiye njye ntabwo namukatiye kabonye ikibero karashega gashegere habi ese tuma mutuka kandi imana imbabazi Murishyuranye. ndamwishe n'ubundi wowe nawe yanutse Ariko pe na n'ubu sindabyizera hari ibyo mupfa. ahubwo uyu Hari ibyo nguyu mupfa mutaravuga. Uyu nguyu. Na n'ubu sindabyizera ntabwo mwavuga gutyo nta bintu mupfa. mwese uba urumva atabifite Oya nawe ariko urabifite. ubundi reka nkubaze Nawe njye urabifite. ibi bintu tubivugira hano birangire sibyo kuba utankunda Mwacoce kandi ibibazo. ibintu byacu byatangiye neza ubu ndabona birimo birangira nabi ikibazo kiri sinakubwiye kuri akabwa wenda cyangwa se wamugurije amafaranga ntiyakwishyura. Umukobwa yakugurije amafaranga ntiwamwishyura. oya kandi ndakabwa Kubera ko iwawe wakize ushobora kuba warasanze ati genda uzane 500 iwanyu mwereke utuntu dukora ukaba wamubeshya. njye nzana 500 Uriya uyu nguyu akayamaze uyu yashana ntabwo iwabo ni ababose. nuko buriya abagore ari abantu bubahwa
buriya nanjye mba mututse nawe bamwishyuye ngo ndakabwa hanyuma se ubwo wowe uri iki ndi umwari umwari wo mu biceri yego mwari we mwari utambuka neza yego umwari w'u Rwanda ibyo byo urabibeshya abari ntabwo uzi aho bari iwanyu se babaye mu rugo nabo bari ariko hari abandi bababyaye kwanshegeye wowe nuko nari nabuze amahitamo jyaho se wowe nkoreye ibiki nkagiye none warabibuze ndicuza gusa udufaranga twanjye nzana miru ugereranyije nko mu mafaranga yakuriye cyangwa se wakoresheje ibyo bintu byose yahagarara nk'akahe gaciro ngo yamaje kujya nk'ibihumbi 200 mbigusubize yansubiza imbwa nk'ise yayamaze iki nambe nyakubikiye ntayamaze iki wa mugani ko wamaje kuyamiragura hanyuma se ngana agwaye ngo umiragure ariko ndi kumva atari na menshi cyane desa cyangwa bazi izo nkoko nose njye nabaze inkoko byose birimo uyu mukobwa burareka nkubwire ni ruryi wa mbere siko ngo yarya n'isamba akayimara ese ntabwo wamujyanaga mugasohoka kumusukisha utumekapu twarasohokaga ariko nyine bitari cyane tu yaho nsohoka buri munsi biba byarageze nko muri miliyoni kuko uyu mukobwa ntabwo mwamara n'icyumweru atararya inkoko wagira ngo arazorora ubwo rero nimubana muzorora inkoko kugira ngo mugumye ubana ibiki kandi ndakabwa njye ku izina ry'Imana n'ubwo wanatwunga njye sinabana n'umuntu ukunyita imbwa ubuse tugeze mu rugo no yagomba no kunkubita yazanyicira mu nzu yagutwika ndumva ibibazo byanyu bikaze cyokoza urakoze kuba umuje nawe nkamenya ukuri kwe umenye icyo atekereza najyaga kumusura nkamugurira buri kintu cyose ashaka ariko ntananyereke kanyanga arimo kubibona amenye ko abakobwa b'iki gihe nabo atari beza abakobwa barashaka kurya amafaranga ngo